mumeze mute abadukurikiye kuri channel yacu Ingando Online. Twizeye yuko mumeze neza kuko natwe tumeze neza, kandi twizeye yuko mwamaze gukora subscribe nawe uturayikora ukaba dukurikiye akane ko kanya keza ko kuyikora, hanyuma umara kuyikora ugakanda no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nawe uhite ujya mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Mu biganiro twabagejejeho by'ubwoko bw'inzozi butandukanye, hari abakunzi bacu badusabye ko twabakorera ikiganiro ku bijyanye no kurota wakutse amenyo. Aka niko kanya keza tubonye kugira ngo tumusubize mu kibazo yatubajije cyo kurota ukuka amenyo icyo byabivuga. Kurota ukuka amenyo bisobanurwa mu buryo bune mu buryo rusange. Ubwo turaza kuvugaho, ariko nanone ubu buryo bune tugiye kubabwira ntago ari bwonyene nk'igisobanuro cyo gukuka amenyo, ahubwo hari n'ubusobanuro bwinshi bitewe n'uburyo wabirosemo cyangwa se bitewe nawe ibyo uri gucamo muri iyo minsi. Turaza kubirambura. Rero ubwo buryo bune buri rusange bwo kurota ukuka amenyo ni ukuba ufite ibyo ugiye kubura mu buzima bwawe. Icya mbere ni nko gupfusha uwo wakundaga. Icya kabiri ni nko gutandukana n'inshuti yawe cyangwa se uwo mubana. Icya gatatu kubura akazi. Icya kane cyangwa se ukabura icumbi aho wabaga ukaba ugiye nko kuhabura cyangwa se kuhamburwa. Ibyo ngibyo ni ibintu rusange bishobora gutuma urota wakutse amenyo. Ariko noneho reka turebe buri kimwe gishobora kugutera kurota wakutse amenyo icyo ari cyo n'icyo byabisobanura. Ariko kandi hagati aho ngaho hari n'imyemerere imwe n'imwe mu matorero n'amadini bitandukanye bivuga yuko kurota ukuka amenyo hari aho bihuriye n'uko waba ugiye gupfusha umuntu mu muryango wawe. Gusa nanone ku bijyanye idini cyangwa itorero bitewe n'uburyo bivugamo, mu gihe waba ufite umuntu runaka uguhatira kuba wahindura itorero cyangwa se idini usengeramo ubarizwamo bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari igihe ushobora kuba ugiye kubana n'umuntu akagusaba yuko wava mu idini usengeramo ukajya mu ryo asengeramo, cyangwa se nawe bikaba ngombwa yuko uva mu ryo usengeramo ukajya mu ryo asengeramo. Ibyo bintu nabyo bishobora kugutera kurota ukuka amenyo. Gurya ngo umunaniro ukabije nawe ushobora kugutera kurota wakutse amenyo. Umunaniro duterwa no guhangayika bitewe n'akazi ndetse n'ibindi ni bimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero iyo wagize guhangayika kwinshi utakibasha kwihanganira, ni ibintu bishobora kugaragarira n'abandi ku mubiri wawe inyuma. Aho ngaho rero kurota wakutse amenyo bishobora kukugaragariza yuko uri mu bihe uhangayitsemo cyane, ku buryo wowe nubwo waba wiyumanganya udashaka ko abandi babibona, bikaba byarageze aho abandi babibona inyuma ku mubiri wawe, ku buryo niyo waba ubihisha utashaka yuko abandi bibona, ahubwo ugasanga impinduka zabaye ku mubiri wawe ubwazo zigaragarira ababireba. Ikindi kandi gishobora gutuma urota ukuka amenyo ni uguhangayika ubitewe no kumva ufite ubwoba utewe n'ubuzima buri imbere, ubuzima buzaza. Guhangayika n'umunaniro byibumbiye hamwe binaniza umubiri wacu cyane. Guhangayika bitewe n'ibizaba mu bihe biri imbere, kumva udatekanye, ubuza amahoro, bishobora gutuma urara uhekenya amenyo. Ibyo ngibyo bikakuviramo kurota ukuka amenyo. Ikindi gishobora gutera kurota ukuka amenyo ni impinduka zikomeye zakubayeho mu buzima bwawe. Impinduka nziza cyangwa mbi zagize ikintu kinini kigaragara zihindura mu buzima bwawe, yaba ari ukubona akazi gashyashya, kuzamurwa mu ntera, kuva aho wari utuye ukajya gutura ahandi, cyangwa se ukubaka urugo ukitegura kubyara abana. Ibyo byose bishobora kugira icyo bikora kuri cya gice kigize intekerezo za muntu, subconscious. Uko rero umara igihe kinini uguma gutekereza kuri ibyo byose, nicyo bishobora kuzahindura mu buzima bwawe, bishobora kugutera kurota ukuka amenyo. Nanone kandi agahinda kenshi, agahinda gakabije ni bimwe mu byagutera kurota ukuka amenyo. Agahinda kenshi katugumisha mu mitekerereze, hahandi twiyumva yuko dutewe ipfunwe n'uburyo tugaragaramo ubwacu, twumva nta cyizere twifitiye kandi tukumva twigunze. Ibi nabyo bigira icyo bihindura ku buryo ugaragaramo inyuma ku mubiri, bikagutera kurota wakutse amenyo. Ishyari. Burya ishyari naryo riri mu bimwe riri muri bimwe bitera umuntu kurota yakutse amenyo. Iyo ukunze kugira ishyari bagenzi bawe, inshuti, abo mukorana mu kazi, burya nabyo ni ibintu bisaba imbaraga ubikora.
ugirira ishyari bagenzi be, inshuti, abo bakorana mu kazi, nawe bimusaba imbaraga. Izo mbaraga bimusaba nazo zishobora kuzagira ikintu zihindura ku mitekerereze ye, bikazatuma arota yakutse amenyo. None se wigeze urota ubona abandi bakutse amenyo ariko wowe ayawe uyafite? Ukabona barimo baraseka nta menyo bafite kandi wahoze ubona bayafite, ariko none ukabona bari guseka amenyo yabo yakutse. Yaba ari abantu bakuru cyangwa se ari abana bakutse amenyo bitewe n'impamvu zitandukanye, yaba ari accident cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose. Icyo ngicyo ngo ni ikimenyetso kikugaragariza yuko uba uri wa muntu utishimiye ibyo bageraho cyangwa se ubuzima babayeho muri iyo minsi. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Tukwibutse niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora n'aka ngaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibintu byacu uko tubigezaho.